Yes nongeye kuguha ikaze ukurikiye ikinyamakuru MPA World, aho uri hose ndagusuhuje, aho uri hose nkwifurije amahoro ya Nyagasani akugereho. So rero muri aka kanya hamenyekanye impamvu itsinda rya Vestina Dorcas ryaba ritagaragaye muri ibi birori mu bukwe bwa Irene Murindahabi. Akaba ari byo ngiye kubasangiza mu ncamake kugira ngo mukomeze munakurikirane ubukwe bwa Irene na Liliane. Ndizera mumeze neza, uyu mugoroba umeze neza cyane, kandi ndabashimiye cyane mwakomeje kunyereka urukundo, mwakomeje kutwereka urukundo. Ibiganiro byacu muri kureba ni ikintu gikomeye cyane, much respect, ndabashimiye cyane aho muri hose mwumve ko muri abantu mukomeye cyane. Sasa rero muri uyu mwanya iki kiganiro nifashe ku isaha saa moya minota 21 aho turi mu bukwe bwa Murindahabirene. Ubukwe buri kugenda neza, aho reception iri kugenda neza. Aya mafoto muri kugenda mubona, aya mavideo nayo mu igihe basezeranaga, aha ngaha tugeze ni igihe binjiraga bava aho basezeraniye no kwifotoza babisoje. Ngira ngo ni ibintu mwage mukurikirana cyane. So rero muri aka kanya impamvu iri kumenyekana nyamukuru itsinda rya Vestina Dorcas baba batitabiriye ubukwe bwa Murindahabi Irene cyangwa se Emma Empire nk'uwahoze ari manager wabo, nuko Vestina amaze igihe kitari kinini yibarutse, amaze igihe gito yibarutse. So rero gufata umwana akajya mu ndege utaruzuza igihe kingana n'umwaka, akava muri Canada akaza kuva, urukumva nyine mu ndege bari urugendo rw'amasaha manini cyane, arakumva bari ikibazo cyane. So rero mu magambo magufi atarambiranye, impamvu itsinda Vestina Dorcas batabashije kwitabira ubukwe bwa Irene niyo ngiyo ngira ngo nyamukuru. Hano mu mafoto muri kugenda mubona rero, hano murabona ko ni hano ku mugoroba uko byari byifashe. Ubukwe bwa Irene ubukwe buri kugenda neza, bwadutunguye, ntabwo twari tuzi ko biri bugende gutya. Wenda mwe muri kubireba ku mashusho ntabwo muri kubimenya neza, ariko mugeze hano aho ubukwe buri kubera nubwo mwamenya neza. Ni ubukwe bufite protocol, ubukwe bufite umwihariko, ubukwe buri gukurikirwa n'abantu benshi online nk'uko muri kubibona. Ni ubukwe, nimvuga ubukwe wumva ubukwe. Kandi ni ubukwe bwitabiriwe n'amashiti agiye atandukanye. Muragenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga akanya kariko kose. Ariko ikintu nababwira muri aka kanya ni ukuba muzi ko ubukwe bw'umunyamakuru wacu, umunyamakuru dukunda, umunyamakuru tufatira icyitegererezo, Irene Murindahabi, buri kugenda neza 100%. Ibintu byose biteguye neza, haba protocol, haba sound engineer, haba aba cameraman. Mubona ko ibintu byose muri kubibona ku gihe kandi mukayibona neza cyane, ari nta kibazo na kimwe kirimo. Twisegura ku bantu mwagiye mubona bigenda bicikagurika, internet nyine nabyo bayabizanyemo no kujya mwihangana, ntabwo kaburamo. Ariko ibintu bimeze neza cyane aho muri hose. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza cyane. Ikindi nababwira, umuntu ushaka kwamamaza yadahamagara kuri nimero ikurikira 0788 79 03 waduhamagara cyangwa ukatwatindikira kuri WhatsApp, tukavugana tukakwamamariza. Byaba ari ibintu byiza cyane. Muri aya masaha rero hano turi mu bukwe bwa Irene aho buri kubera hano. Ikintu gihari ni uko
ikintu gihari ni uko muri ubu bukwe bwa Murindahabirene aribwo tugiye muri reception, aribwo we n'umugore we twinjira reception, aribwo tugiye kuba twarya show after show. Nimvuga show mwumve show, bira mwabonye arakwasa guhangeza ile yari dot, none ibaze reception irabimeze ite. Ngenda hibereye 5/5, muri kubona ko Agami, ubwo nimvuga Agami murumva Miki na Aga promoter, murabona ko bitabiriye ubukwe. Mu bindi bintu tutari twiteze nuko nanzi ko Mika turabasha kuza muri ubu bukwe, ariko byanongoye kuba yabujemo. Bivuze ngo ubu bukwe ni umuriro byataye. Muri kubona imodoka bajemo, imodoka za danje z'igikoko, ni imodoka nziza cyane. Ubukwe ntabwo busondetse kabisa. Murabona ko hano basezeranye imbere y'Imana, byari ibintu byiza cyane. Muri hangana, ariko impamvu nabahaye ikiganiro cyaho nuko nari mfite utundi tuntu nari ndimo bakurikiranira kandi twiza. Rega ntabwo nabasondeka. Mbibutsa ko ugomba gukanda subscribe kuri MPA World cyangwa se Mpa World. Ugomba gukanda subscribe, ugasharinga inshuti zawe zigakanda subscribe, ugakanda like, ukanatera n'igitekerezo, ukatubwira icyo twakosora muri ibiganiro byacu, ukatubwira icyo twakongeramo, ukatubwira n'amakuru twakwibanda, ukaduha igitekerezo kugira ngo entertainment yacu ikomeze itere imbere. Ikindi kintu nababwira rero, mu minsi iri imbere ikinyamakuru cyacu kigiye kuba giteye imbere cyagutseho. Murajya mubona ibintu byiza cyane, ibintu bimeze neza cyane mutigeze kubona cyane. Mu minsi iri imbere rero murajya mubibona. So rero ndi kugerageza kubanyuramo mu ncamake kugira ngo muri ikiganiro kimeze neza, kugira ngo nabashe gukurikira ubukwe bwa Murindahabirene ndetse n'abantu turi mu bukwe. Mbifurije gukomeza kuryoherwa, ibyo mufata mu rugerwa n'ibirori n'ibyo kurya n'ibyo kunywa muryoherwe kabisa. Murabona ko ubukwe bumeze neza, ubukwe Imana iburimo kandi ubukwe Imana yabihaye umugisha. Big shout out kuri Irene ndetse na team, big shout out kuri MI Touch, big shout out kuri kwa promoter ba influencer mwese mwabashije kuba mwagira ngo ubukwe bugende neza, kugira ngo tubone busa gucya. Ni ibintu byiza cyane. Yes, ikindi nababwira nuko wayoboye ubukwe mu gitondo, still now n'ubu uyoboye, nimugire ikibazo ubukwe bumeze neza cyane. Ndajya ngenda mbahereza update. Namfite n'izindi nkuru ngiye kubahereza, ariko zo ndibuze kuziba mu mwanya cyangwa se tomorrow, akanya kariko kose naziboherereza kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibirori. N'abataje nimwumve ko ibintu byacitse, mwisanzure, mukomeze kubireba munaryoherwe. Niko biri, nta mpamvu yo kugira ngo namwe mutaje mugume iyo ngiyo. Yes, niko biri. So rero tukiri aho ngaho, ikintu nakubwira soza kanda subscribe, nugenda kanda subscribe. Kindi ndakwibutsa ko Igete and Cynthia itsinda rishya nagiye kuba yafasha, ntiturayimenya neza, bafite indirimbo nshya. So rero mugombe mugenda mwirebe, mugenda mashyigikire ku mbuga zabo zose, bitwa Igete and Cynthia. Bafite brand new song yitwa Nyuzura, mugende muyumve. Sorry, mu minsi mikiraje muzagende muyumve, mugende mashyigikire ku mbuga zabo. So rero ndumva ari ibyo ngibyo, ibindi ndajya mbahereza update umwanya. Ciao, murakoze cyane.